Yesu ashimwe inshuti za Resi Therapete. Imana iguha umugisha cyane cyane wese mu gusenga ubudasiba. Imana nizasiye kukumva kandi nizasiye kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wacu w'ijambo ry'Imana, ijambo ry'umunsi. Turarisanga mu Bami ba mbere igice cya kabiri. Iki gice rero gifite ubusobanuro bukomeye mu buryo bw'umwuka. Ni igice kigaragaza urupfu rwa Dawidi n'umurage wa Dawidi ku mwana we Salomo, ndetse n'uburyo Imana ijya itanga ubutabera abatugiriye nabi bikabagaruka, nubwo byafata igihe kinini. Nubwo byafata igihe kinini kugira ngo byumve neza, reka tubanze dusome duhereye hano ku murongo wa mbere. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, nuko komera ugaragaze kuri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, nibwo kugendera mu nzira zayo, kwitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzajya hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, uzabura uzungura ingoma ya Isiraheli uko niko Imana yavuze. Kandi uzi ko Yowabu mwene Seruya yangiriye n'ibyo yagiriye abagaba bombi b'ingabo za Isiraheli, Abuneri mwene Neri na Masa mwene Yeteri, ko yabishe akavusha amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga mu mukandara we akenyeje no ku nkweto yari akwese. Nuko uzamugenza uko uzigira inama, ntuzemere ko imvi ze zimanuka amahoro zijya mu mva. Ariko bene Berizirayi w'umunyagaleyadi uzabagirire neza, bazajye basangira n'abarira ku meza yawe, kuko ariko bangiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Gera mu Benyamini w'i Bahurimu, wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Mahanayimu, ariko hanyuma ansanganira kuri Yorodani, murahira Uwiteka nti sinzakwicisha inkota. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenye uko ukwiriye kumugirira, kandi uzamanure imvi ze zijye mu mva ziriho amaraso wamuvushije. Nuko Dawidi aratanga, asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Dawidi wacu igihe cye cyo kurangiza urugendo ku isi kiragera. Arangije Dawidi asigira umurage mwiza Salomo umwana we. Hano ntangiriye kuri iki kintu gito cyane, ni byiza gusiga umurage mwiza ku isi. Abantu benshi twirihuta cyane mu iterambere, tugashaka ko abana bacu tuzabasigira amazu, ibintu bifatika, ibintu bigaragara, ariko hari umurage wakagombye kuraga umwana wawe, umurage w'urukundo, umurage w'ubwenge, umurage w'ubushishozi, umurage wo gukunda Imana no gukorera Imana, umurage w'impuhwe, umurage wo kugira imbabazi, umurage w'ibintu bidafatika ariko bibeshaho umuntu. Ibintu bidutunze burya reka mbabwira, ku mwanya wa mbere haza ibidafatika. Impuhwe zawe zishobora kugutunga, urukundo ukunda abantu rushobora kugutunga, imbabazi wagiriye umuntu zishobora kukubeshaho kurusha ibyo wizeye, kurusha business uri gukora hariya yishobora guhomba mu gihe gito, ariko urukundo wahaye umuntu ntago ruhomba.
Imana irarwibuka niyo umuntu atarwibuka. Rero Dawidi yasize umurage mwiza awusigira umwana we Salomo. Nanjye mwifurije kuzasiga umurage mwiza ku isi. Ariko isomo nshaka ko twibandaho muri uyu munsi ngira ngo tunasengere ni umuntu witwa Yowabu n'umuntu witwa Shimeyi. Uyu muntu witwa Yowabu yishe abantu babiri, abagabo b'ingabo babiri, umwe amuhoye yuko yishe mwene se mu gihe cy'intambara. Intambara yarabaye ku bwa Sawuli, hanyuma intambara iraba nk'uko twese twagiye tubibona. Hanyuma umuntu yica nyine mwene se wa Yowabu ku rugamba mwicira ku rugamba, kandi ku rugamba nyine ntabwo kwica biba ari icyaha. Ariko uyu Yowabu arabizirikana ngo uriya muntu nyiciye umuvandimwe nanjye nzamuhorera. Arangije bamwica mu gihe cy'amahoro. Bibabaza Dawidi cyane. Abuneri yapfuye mu gihe cy'amahoro, kandi mu by'ukuri yazize ko yagiye ku rugamba. Nyine nta n'icyaha yari yakoze. Hanyuma Dawidi biramubabaza. Ariko Dawidi umuhanga, umunyabwenge, umuntu wihangana, umuntu udahutiraho, arabireba arabyihorera. Ntiyihorera ako kanya kuri Yowabu, arabibika. Yowabu yongera gukora irindi kosa rya kabiri tena, yica undi muntu witwa Amasa. Amasa ni umuntu Dawidi yarashyizeho ngo ahinduke umugaba w'ingabo. Yowabu nabyo biramubabaza, biramurya, agira ishyari ku bwa Amasa, nawe aramwica kugira ngo ahinduke umugaba w'ingabo. Ni ukuvuga ngo Yowabu yica abantu babiri b'ingenzi ku ngoma ya Dawidi. Dawidi yagombaga gufata amarangamutima ye akayarunda kuri Yowabu agahita yihorera. Ariko kuko Yowabu yari umuntu ufite influence mu gihugu, yari umugaba w'ingabo, yarebye kure cyane, aravuga ngo nica Yowabu birabyara imvururu, birabyara amakimbirane, biraba bibi cyane, reka nihangane, ubutabera bw'Imana buzamwihanira. Dawidi aratuza kugeza igihe Dawidi yasaziye, asaza mu mutwe bazi ko hari umuntu wamuhemukiye, agakora ikintu kibi, akamukomeretsa, arabisazana. Arangije abisigira umurage, abisiga mu murage, abwira Salomo ngo wowe uzi ubwenge, uri umuhanga, uzarebe uko uzagenza uyu muntu ariko azishyure. Imana rero yaje kubishyuza ku ngoma ya Salomo. Yowabu yaje gupfa. Ariko Yowabu impamvu yanapfuye, Yowabu ntabwo yigeze yihana. Yaje kwifatanya n'abagambanyi bari bari kugambanira ingoma ya Dawidi. We Adonayi, umuhungu wundi wa Dawidi, yashakaga kwiyimika mu cyimbo cya Salomo. Yowabu arongera ajya mu kandi gatsiko, ajya gukora ibintu nk'ibyo yakoraga ku ngoma ya Dawidi, akora ikintu atongeye kugisha inama. Nuvuga ngo ni umwuka wamenyereye kugukorera ikibi, ni umwuka wamenyereye kuguhemukira, ni umwuka wamenyereye yuko iyo ugukoreye ikintu kibi utihorera, urabireka nyine ugakomeza gutyo. Yowabu niyo ritime yakoreragamo. Yari yarahemukiye Dawidi inshuro ebyiri, abikora no ku nshuro ya gatatu. Ariko inshuro ya gatatu Imana iramuhana. Salomo ngo yaje kumwica. Uyu munsi rero turasaba ubutabera bw'Imana. Nubwo byatinda, bari abantu bakurishije amarira, nubwo byatinda, Imana izabahane, izaturwanirire, ubutabera bw'Imana buzabagereho. Nubwo bidegembya, nubwo bazi yuko wenda bagushoboye, nubwo bazi yuko wenda amasengesho yawe adakora, nubwo bakuroze rimwe ukajya mu bitaro, ugakuroga ubwa kabiri bikamera nabi, bakagukenesha bigakunda, ariko Imana kuri ino nshuro ibahane. Yowabu bishyure mu izina rya Yesu. Biratinda ariko ntago bihera. Imana ntago yibagirwa. Humura bakubabaje ntago yabibagiwe. Igihe ni iki cyo kugira ngo bishyure. Hari undi witwaga Shimeyi rero. Shimeyi twamwizeho cyane. Shimeyi ni umuntu watutse Dawidi, aramuvuma. Dawidi yari yibereye mu buhungiro. Dawidi yari guhunga umwana we Abusalomu. Ahura na Shimeyi, aramuvuma, aramutuka, amutera amabuye, amutera imikungugu, amwita umwicanyi, amwita ikigoryi. Dawidi ngo arikomereza, aramwihorera.
ariko Dawidi arabibika di ba Dawidi turabibika, ntabwo twirwanirira ariko turabibika, ntabwo twihorera ariko turabibika, tuyikomeza ku Mana yacu tugasaba ko izaturwanirira. Igihe kigeze ba Shimeyi barishyura, Shimeyi nawe ku ngoma ya Salomo yarapfuye. Bibagaruke mu izina rya Yesu, bibagaruke ibyo badukoreye, bibagaruka uyu munsi wa none. Bariya bari kwidegembya, bariya bari guserebretinga, bazi ko byarangiye, bazi ko bazakomeza. Inshuro ya mbere barabikoze biremera, turituriza, ariko ino shuro birabagaruka. Nicyo tugiye gusengera, ndumva umwuka ambwira ngo tubibasubize. Wakwemera ko bibagaruka? Wakwemera ko ubutabera bw'Imana uyu munsi wa none bushyirwa mu bikorwa? Wakwemera ko none Imana igaragaza ko ari Imana yawe? Wakwemera ko amarira waruzi Imana yahorera? Wakwemera ko ibikomere bagukomerekeje Imana ibihorera? Imana ijya ibikora mu izina rya Yesu. Imana irabareka kugira ngo urebe ko bisubiraho. Imana irabareka kugira ngo urebe ko bihana. Imana ibiretse kwihorera no kuduhorera. Imana mbese ifite umutima wihangana cyane nk'uyu wa Dawidi wihanganaga, ariko impamvu Imana yihangana iguhereza chance zo kugira ngo yihane. Iyi Imana ibonye ko umuntu atateze kwihana, ntabwo ikomeza kumureka kubabaza ubwoko bw'Imana. Umuntu ubabaza umuntu wahamagawe, umuntu ubabaza umuntu watoranijwe, umuntu ubabaza umuntu Imana yavuzeho, umuntu ubabaza umuntu Imana ikunda, arishyura, ntabwo apfa atishyuye. Dawidi yaravuze ngo ntuzemere ko uruvi rwayo wawe rugenda mu mva rutamaze kwishyura amaraso y'inzirakarengane yamenye. Imivumo ya Shemayi ntuzemere kutayihorera, nubwo yasabye imbabazi nkamusezeranya kumugirira neza, ariko afite ikosa, Imana imwishyura ikosa yakoze. Yavumye umuntu, Imana yimikishije amavuta abiryozwe. Salomo rero yabikoze mu buryo bw'ubwenge. Burya rero reka nkubwire, buri muntu wese agira impano, buri muntu wese agira impano. Wowe Imana yakuremeye kubabarira, kugira impuhwe. Hari abandi bantu rero batazagira impuhwe, ba Shemayi na ba Yowabu Imana igiye kubateza. Urumva, hari igihe reka nkubwire, hari igihe we babigukoreye ugaceceka, ariko hari uwo babikorera we ntaceceke. Imana ibateje bariya batari bubacecekere, bagiye kubasubiza ibyo bashaka kubakorera. Ku ngoma ya Salomo abikora mu bwenge akabakuraho, abikora n'ubwenge. Ku ngoma ya Dawidi bakiriye impuhwe n'imbabazi. Dawidi nyine yari afite umutima w'imbabazi gusa, ariko Salomo yari afite ubutabera, nibwo yashyize imbere. Dawidi we yarababariraga tukemera akarengano, ariko hari undi witwa Salomo ufite ubutabera, nicyo kimushyizeho, nicyo yahamagariwe. Arasabaza Imana ikora ubutabera, ubutabera bw'Imana bubagereho. Turi ku ngoma ya Salomo, ubutabera bw'Imana bubafate. Turi ku ngoma ya Salomo, turasaba Imana ibahane, turasaba Imana ibishyuze, turasaba Imana bibagaruke mu izina rya Kristo Yesu. Nicyo tugiye gusengera, duhurije ku isengesho ry'uyu munsi, turihuriremo. Kandi twese, wowe warize amarira, ushima Imana ko ari iki gihe cy'uko Imana igaragaje ko yo bakurejeje, yababaje Imana. Akababaro wagize Imana yakabonye, akahinda ka Imana yakabonye. Wari waragize ngo ntabwo yabyumvise, wari waragize ngo yaragucecekanye, yari itegereje ku gihe cya Salomo kigera kugira ngo bishyure ubutabera bwayo bugaragare. Kuko ingoma ya Dawidi yari yo kunga abantu, yari yo gutuza, yari yo kunga abanyagihugu. Ntabwo igihe cyo kwishyura cyari kitaragera. Igihe cyo kwishyura iyo kigeze rero barishyura humura, kandi ni iki ngiki tukigezemo, uyu munsi tuwugezemo. Babyishyure mu izina rya Kristo Yesu. Andika ngo babyishyure, andika ngo bishyure, Imana ibishyuze, Uwiteka bishyure. Ibyo bakoze bari byo bibagaruka, ibyo bakuvuzaho bibagirirweho, imitego bateze bayigwemo, impamvu bamanitse bari zo zihitana, izo mva bagucukuriye nabo bazijyamo. Imana ijye byemera ko nabo bazijyamo, kuko wowe Imana yakuvuzeho kandi ntifite gahunda yo kukurekura. Icyo yagusezeranyije kizaba, icyo yakuvuzeho kizaba. Komeza uyikomezeho. Icyo ugomba gukora ni ugukomeza ku mategeko y'Uwiteka no kwicisha bugufi no gukomeza kuyubaha umunsi ku wundi. Nta kindi usabwa mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.